Mbahaye ikaze kuri uno muyoboro wa YouTube channel, nongeye kubasuhuza uno munsi ngarutse ngo tuganire. Ubushize nabagejejeho ingingo zigera ku 8 zituma ingo nyinshi hagati y'umugabo n'umugore zasenyuka. Uyu munsi mbazaniye noneho ni izihe mpamvu zishobora gutuma umusore cyangwa inkumi atiyumvamo kuba yashinga urugo rwe. Uyu munsi ndaje ngo aribyo tuganiraho, ntimucikwe. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma abasore n'inkumi batifuza gushaka no gushinga ingo zabo, kandi aya mahitamo ashobora kuba mu mpamvu nyinshi zatuma batashinga ingo zabo ku gihe. Zishobora guturuka ku bintu bitandukanye, dore zimwe muri izo mpamvu rero. Impamvu ya mbere, ibyiyumvo n'ubushobozi. Bamwe mu basore n'inkumi bashobora kumva batari ku rugero rwiza rwo gutangira umuryango. Bashobora kuba batiherereye neza mu buzima bwabo, yaba mu masomo, mu kazi cyangwa mu bukungu, bigatuma bategereza igihe gikwiye. Impamvu ya kabiri, gukunda kwiyumvamo umurongo. Hari abashaka kwiyumvamo ubwigenge ku buryo bashaka kwishimira ubuzima bwabo bwa none, kandi bagafata umwanya wo gukurikirana inzozi zabo mbere yo gufata icyemezo cyo gushinga urugo. Iyi ni impamvu ya kabiri. Impamvu ya gatatu ishoboye gutuma umusore cyangwa inkumi atiyumvamo inshingano zo kuba yatangira gushinga urugo ni iserukiramuco n'imikorere. Mu muco w'ahantu hatandukanye bashobora kubona ko hari imyumvire itandukanye ku bijyanye n'ishaka, ni ukuvuga ishaka ryo kubaka ingo cyangwa se gushinga ingo. Hari ababibona bagakomeza kumvira imihango n'umuco byabo, hamwe n'andi mategeko y'imibereho avuga ku buryo bwo gushaka cyangwa se gushinga ingo. Ingingo ya kane, ibyo bahura nabyo mu muryango. Ibyo basanganywe mu miryango yabo nabyo bigira ingaruka cyangwa uruhare mu gutuma abasore n'inkumi batashinga ingo ku gihe gikwiye. Abasore cyangwa inkumi bashobora kuba barabonye ibibazo mu miryango yabo, bityo bakabifata nk'icyitegererezo, hanyuma bagahindura uko batekereza mu gushaka cyangwa se mu gushinga ingo zabo. Ingingo ya gatanu, gukunda amateka. Hari abakunda umubano udahuje n'uw'abashakanye, bakaba bakwiyumvamo ko bashobora gukomeza umubano mu buryo butandukanye, udakwiye guhita uhuza n'uwo gushinga ingo zabo. Ingingo ya gatandatu, imiyoborere y'isi. Muri iyi minsi hari impinduka mu buryo abantu babona ubuzima n'imibereho. Iyi mpinduka ikubiyemo ikoranabuhanga, imirimo itandukanye, iterambere ry'ubukungu bishobora guhindura imitekerereze y'abasore n'inkumi ku bijyanye n'ishaka ryabo cyangwa se ishinga ry'ingo zabo. Umusore umwe ashobora kuba afite inshingano nyinshi mu kazi ke ndetse n'ishuri, akumva ko atari igihe cyo gushinga urugo. Inkumi ifite inzozi zo gukomeza amasomo cyangwa se gukora umushinga, ikarangaza isoko y'amafaranga no kwagura ubwenge, ariko ikumva igihombo cy'ubushobozi bwo gutangira umuryango bitamwemerera kuba yakabya izo nzozi ze. Ikindi, hari abasore n'inkumi bazahajwe cyangwa se batabanye neza n'imiryango yabo. Iyo miryango yabo ikaba itarimo amahoro, bikabaviramo kubyitwaramo, bityo ntibashake gushinga ingo zabo mu rwego rwo kutazongera guhangana n'ibibazo by'imiryango. Izi mpamvu ntizikuraho ko hari abasore n'inkumi bifuza gushaka, ahubwo zigatanga ishusho zitandukanye y'imitekerereze n'ibitekerezo by'abakiri mu rugendo rwabo rwo kubona umuryango. Nshuti bakunzi bacu, uyu muyoboro wacu wa YouTube channel
ukomeje kujya ubagerezaho byinshi byakomeza kuba intandaro yo kugira umuryango mwiza, kuwuteza imbere ndetse n'inyigisho zitandukanye mu kuba zazahura imiryango yazahajwe n'amakimbirane ndetse n'imibanire mibi hagati y'umugabo n'umugore. Habaye hari igitekerezo ufite wacyandika aho hepfo muri komenti. Ubaye wakunze iki kiganiro cyacu waduha like cyangwa ugakanda ahanditse share nawe ukabisangiza abandi. Ndabakunda cyane. Ibiganiro nk'ibi cyane cyane bifite ibyo bimarira rubanda n'abantu batandukanye nakagaruka. Tuzongere duhure ubutaha. Ciao ciao.